Bako. Karame. Biteze. Nibyiza. Umuvandi biteze. Biteze ariko nashize uzi ko nari nzi ko wataye urugo wagiye. Ko nabambujije kubunga none wagira ngo wanyine. Buri gihe nyine ndashaka ngo ndateka vuba. Wose ntagiye kurisha. Soma naniwe cyane. Biteze. Byihorere. Byihorere uzi ukuntu umuntu aba yiri wahagaze kuva mu gitondo kugeza n'aya masaha nkarinda mva ntigeze nicara na gato. Sakore sana. Ubwo nanjye rega nubwo ubona hano hava imirimo. Ariko ikintu cyantarana ni umukoropa. Umukoropa ino nzu yose noneho. Mbese wagiye umbwira ubundi nkagufasha mu gitondo mbere y'uko genda. Shawe, gusa nyine nkakoresha. Na nyine ntabwo aba ari myinshi nuko haba harimo iyo ntamenyereye. Uze ibintu byo gukoropa nayo nimenyereye kujya guca imyeyo nko kuwa gatanu mu ishyamba ngayizana ngayikubuza icyumweru cyose. Ariko ahangaha koropa, reba ugakoropa, ubundi ugakoropa sasa uruko umuntu akanagiye ugakoropa noneho reka ngusebye. Uzikomeri yambwiye ngo njye noga kabiri ku munsi yavuze noneho n'uruhu rwanjye ruzagera aho ngaho ruveho. Ariko rero nushaka unirebe ukuntu umeze ngenda nko kuba umuzungu. Reba uko usa uribuka amagabo ufite. Ariko se mba nanduye wirirwa ukuba amabuye yarashize. Nawe bamfataga neza n'ubundi nasaga neza. Mbese wari mwiza kurusha abakobwa bose mu cyane. Cyane ibyo pe. Ariko nakumbuye Miss wabo ndantware ko se. Bamubwire bakobwa. Sha mbere uzajya umushimira. Mbere uzajya umushimira rwose umushimire. Ukora ikintu cyose gishobotse kugira ngo umushimishe. Sibyo? Ndamushimira cyane n'ukuri umva ibyo ndadukoreye ni byiza cyane. Noneho kuri wowe byo numva narasaze. Numva narasaze pe. Narahinze. Nabirukase. Ujawiri icyayi. Wakibaye kumugisa namenye guteka ndateka karisero zikavuga se imakwa gutetse cyangwa ari hoteli yabakoranira. Twari wabitetse. Ye biriya nisinyara kumaze iki cyumweru cyose ntega kugira ngo mbere abicyateka. No gukomeza buriya wasanga uzagisha. Namenye guteka ibiryo by'abakiriya bose. Ntabwo kibitogose. Ejo yamutekeye neza pe. Mucyayi buriya. Sibya gusa ndashize. Ndashize se mu bitabo ariko cyinenze ntacyo. Ndabagera mu nzu wicare yakujya kuba badahita kuzana isina. Sawa. Ushiririze kandi. Ariko reka maze nkarabaho. Wowe ukarabe nyine urasanga nangishize hariya. Yego. Kamu bandi urakoze kuzakunsuhuza. Narenze ngo wanjye ntabwo ari cyo gusoza. Narenze ahubwo ngo wagiye wongera gukora. Utazanyica ntabwo nzongera. Sawa. Mary. Ese kundeba nabi? Urandebera iki gutyo? Hanyuma ni iki? Umva ngiye mfite ikibazo. Kandi ikibazo gikomeye. Kimeze gute? Umva. Njye ntabwo numva uburyo nakwibyarira umwana wanjye amaraso yanjye hanyuma wowe n'umugabo wawe mukamutwara. Urabyumva? Ndi umugabo nkuko nawe ari umugabo ariko narabyaye. Nakubwiye ngo urashaka iki wa muhungu? Urashaka iki? Narabaze nimba warabyaye. Abandi bagabo se bose ntabwo babyara. Ese urumva nta n'isoni ufite? Urumva nta n'isoni ufite zo kuba wanabitinya ukambwira gutyo? Njyewe mare kwibyarira umwana nimara kumubyara wowe n'umugabo wawe mumucisheho mumujyane ari njyewe nimubyariye. Wari uzi ko uyu mugabo aramutse abimenye
akamenya yuko ntwite umwana utari uwe. Uzi ko byahita bibi, uzi ko yagukorera wowe. ariko ibitari bibi se ubundi ni bibi, n'ibyo ngibyo ubwabyo ni bibi, n'ibyo ngibyo ubwabyo ni bibi. Nose ntabwo ugize gutera iyo nda. Nicyo ushaka kungana igiki? Wumva ikintu cya mbere, jyewe ubwanjye mfite inzu, mfite amasambu, mfite imirima, namuhingira kandi tugahinga kandi umwana wanjye akabaho. Reka mubwire nanjye ugibagirwe njye guhinga njye gusubira mu cyangwa nkajya guhinga wibagiwe hano nagukuye wibagiwe nagukuye jyewe none ngo njye sura mu nyuma njye guhinga ibyo ngibyo byibagirwe ntabwo ari uko ikibazo twagakemuye. Hanyuma ukumva ko twagikemura gute? Urumva reka mubwire ihangane ureke mbyare wibagize ku buryo utabona yuko hari n'ikintu dufitanye. Nurangiza nzajya mbona udufaranga guheza ugende ugura akantu wiyubake. Ariko byo mujye mukumbira n'ibiki byo ngibyo. Urumva byo ushobora kwemera ngo niyubake umwana wanjye bamujyane hanyuma ibyo bizamarira iki se? Hari ibintu bibiri, hari ugufungwa cyangwa gupfa. Jewe ndakubwira ngo uyu mwana ni uwanjye kandi ngomba kuzamutunga. Ariko uranshishikisha kubera iki? Ndaje. Uzamujyana ntabwo uzamutwara. Murabeshya murabeshya. Jyewe Robert Mako akose ko mbona ubuguruka mvana ariko mubwire abantu bajya abantu mu buryo buguruka mana yanjye biranunga kandi zira mboga ari kuko Imana zimfite ngiye nashukuna nawe uzira ndiko wicara aho gakora akazuba ahubwo se ubugindi unyaruka gutyo n'ibyo bijipo ubona bitazagukura amenyo urasete amenyo se gute wagira uba romantique ukambara ibintu bigaragara ndekereje uzizankura amenyo tujipo yankuye amenyo ujyara uburyo ushobora kwirukanka ugasanga iraguteze nyine bitewe n'uburyo yego n'ikinini ariko ishobora kugutega sana gubiza uzi ko mu cyaro ngiye nambaraga ijipo irenze iyi ngiyi igera ahangaha ku birenge kandi narirukankaga nkirukanka n'ihene mpaka nyifashe none aka kameni nambaye kagera ahangaha mu mavi ngo kantura hasi zawe nawe zijya zinyica rwose basi nihute oya babonetse mbere yuko ugenda harakanga ashaka kugira n'inama mbabarira budo izo stories zawe ahubwo wowe uzimbwire tugarutse mu rugo uraza kungira inama tugarutse mu rugo mwese ubundi mu rugo ari yo mama na Robert hari bitu tuma kubwo turahura Sheri gusa ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Urabizi naragucunaguje ntako nahakugize ngo nkubabaza, ariko gusa ndishimye. Sheri ijambo wambwiye ubu nibwo ndi kubona ko rikomeye. Nanjye narakubabariye. Ni bakeya buriya bakora ikosa ugasanga babuze umutima wo guca bugufi ngo basabe imbabazi, ariko nakubabariye. Sheri urakoze rwose, gusa ariko humura. Urabizi ko turi abantu. Narebaga imyaka yose tumaze nta mwana, nanjye nyine nkumva mbuze amahoro, ariko ubu nyine nawe urabibona kamwenyu mfite. Nyine ishimye ko Imana Imana igiye kuduhereza umwana. Ishimye nyine Nyirijuru Imana ikomeye igiye kuduhereza umwana. Umva n'ukuntu kari gutera umugeri. Nawe urakabya. Icyo nakubwira ni kimwe, buriya byampaye isomo. Ahubwo reka nkusaba akantu keza. Aka kanya ntabwo twahita tumwita izina. Aka kanya Umva haba hakiri kare, rifate ahubwo uritekereze uribike nk'ahantu kuri. Noneho nyuma nimara kubyara uzahite ugenda urifate n'ubundi urigarure hanyuma umwite. Niba nzamwita Endurusoni nakoye Endurusoni rawe umva ngiye kugenda
nditekerezeho. ariko uzamwita rimwe nanjye mwita irindi. Nta kibazo, ntacyo tuzatumva, njye nzamwita irijyanye n'Imana. nta kibazo rwose, reka ngende mbitekereze. Gusa ariko umva Imana ni nziza, ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Imana rwose iri gutuma amaraso yanjye atembera hano muri iyi nda. Mbega Imana ni ukuri ihabwa icyubahiro pe. Uko haciye iminsi myinshi. umva reka nkubwire, wansaba kukoza ibirenge, wansaba kuguheka, mbese uba icyo wansaba cyose cyo ndi ushoboye nigusabe rwose. ndetse nzabikubwira. Mbese ubu ni njye nawe. Reka nanjye ngitekereze nzakikubwira. Sawa, nanjye nzaba niteguye kugusubiza. Sawa. Komeza ugubwe neza rero, reka ngire uko njya kwitaho. Ntacyo. Sawa sheri. Azi umwana ari umwe. Tegereza ariko iyi foto cyagiye nguteruye. Nayo ntihagira ibiro. Ubuse gutya gusa naguterura. Karibu. Andre. Muraho. Andre musi. Komera komera. Umugabara. Karibu. Iminsi yose ishize ntakubona. Ahubwo iminsi myinshi. Nikore. Ntiduherukanye byo rwose. Rero amakuru y'iminsi se. Turashima Imana. Ndabona umeze neza. Umeze neza. Ubwo urabizi wowe. Ahubwo se mbaza Imana iki? Mbaza Imana iki? Sugira ngo njyewe akangaka ntikangwa neza agasanga buriya nakantu njya mfata naragashobora. ako rwose. Iki kigori cyari kinteye n'icyaka nanzima. Hano tujya muri flash na rero Andre. Kumbona wagiye kuriza. Wapi mwana, buriya hari ibintu mba nibutse. Ako se ko mutabwiye ko we mutwite uzi ko ntunguye. Agata station ariko. Ariko buriya kamubwira. Wa munsi duherukana turi mu kabari. Shamwana kabisa mbwiye nabi, mbwira ko ntabyara. Buriya byarambabaje. Kuko ibintu nk'ibyo ngibyo bitindaho. Ufunze ko umunanduza. Mwarushyize hehe wowe na baba? Aya zama turirwana. Reka gire gutyo. Cyane nawe urwazi. Mwakire no kukabura dusanga. Nanjye kanirwarije rwose. Akaba kaje nagakunda kubi. Sheri ngiye kwitaba telefone. Sawa nta kibazo. Rwose warambabaje cyane. Gusa dusome kuri aka kantu manuza n'akagore. Bivuze ngo ni nayo mpamvu gutambwiye ko mwimutse. Uzi kuntu nakase muri biriya bice by'iwanyu neza. Abantu babaga hano batwawe na Nyamurigita. Gusa twarimutse nyuma yaho nyine ibibazo buriya nahita amateka mabi. Twubatse ahantu byabaye ngombwa rero ko twimuka n'umwana wanjye azavukira hashya. Ubwo ngo mwashatse gusimanganya amateka mabi. Iyo byahise kabisa. Yakora pe shimye Imana ko Imana hari icyo yakoze kandi ikabikorera mu gihe. Umva
icyo cyo rwose ni ikintu natwe twishimira uyu munsi w'umuntu. hanyuma rero Andre rwose pe kiriya gihe cyo kukuvuga ngo narakubabaje bo ku ruhande rumwe twabyita iby'agacupa kuko buri umuntu amaze guturiramo tubiri ibindi ntumenye uko bije niba byakubabaje nk'umuntu w'umugabo asabye imbabazi ntabwo bizongera ntabizi ko twiganira. James buriya reka nkubwire buriya uzabaririze nta muntu usindana icyo adasangana. Buriya wasanga byari bigusanzwemo ariko buriya nta mutima mubi kuba unsabye imbabazi ariko nanjye urabizi ko nta mutima mubi kandi urakoze cyane rwose pe rwose ni amahoro urabona nyine uko ibintu bimeze neza ariko simbabere mbwiza ukuri biriya bintu mbonye nibyo koko mu minsi mikeya amena mu kirori cyo kwita umwana izina se ntuzaba uhari? aya nzaba mpari kandi njyewe uriya urebeye uriya njyewe ndeba kure uriya mwana nataba umuhungu azaba umukobwa ushatse buriya nawe ushaka n'izina sibyo se tugiye kubitegera rero wevuga ngo umukobwa umuhungu n'ubundi ubwoko baho ni bubiri ni umuhungu cyangwa umukobwa hitamo kimwe. oya njyewe buriya ndeba kure natabyara umuhungu azabyara umukobwa kandi uzareba uyavuga kimwe wenda uvuga azabyara umuhungu cyangwa azabyara umukobwa kimwe gusa ntabwo natanga igitsina ku icupa rimwe icyo gihe kandi uzaba watsinze igitego nkakugurira menshi ashoboka kandi watsindwa nanjye ukangurira menshi ashoboka. aya reka ntiyakuraguza umutwe ntiwumva se nyine ubu rero mvuye pfi n'ubundi nari ndimo ndasangira n'abanywanyi agacupa akantu ntabwo ndi bukamaremo ahubwo mu masaha y'umugoroba uze gushaka ahantu twicara dusangira agacupa tunafata akantu kuko ntabwo duherukanye pe. hanyuma rero Andre nanze guca ku rugo kuko kuva mwimuka urabizi hari hashize igihe tutabonana. ubwo rero nabajije abantu mwari mugiye muturanye hariya baza kundangira ko mutuye muri ibi bice nanjye nza mbaririza umwana n'umbwiye ati niba ari kwa runaka buriya murazwi ati do nuko ngayo nguko rero ntabwo ndi butinde kuko mfite indi gahunda nuko nanze kurucaho kandi bahanyuritse gusa nta kibazo burya umwanya w'agacupa ndawushaka ubundi nze kukugeraho tugasoma muri se buriya ntabwo twamuse ariko bamusezerera ntacyo nta kibazo n'undi se na ngombwa abagore bamenye byose. nakubwiye ko nzakuzonga nk'isereri mu bwonko bwawe mbese ninabishaka nzanayirusha. uwo mugabo wampaye amahoro uranshaka iki koko weretse nkiyubakirira umuryango wanjye erega wihaye ibyo kunyambura uzi ko uzampeza naguha amahoro gute kandi nanjye utampa amafaranga yanjye urumva amahoro arayibona ni ku cyo washakaga ntabwo wakibona
hanyuma niba narakibonye nishyura rero ndavuze ngo nishyura. reka rero mubwire wa mugabo we rwose ni ukuvuga ngo abakurambere banyu nta muti bigeze bantereza uri kunyumva abakurambere bawe nta muti bampaye ngewe nishakiye umuti ku ruhande uri kunyumva nta kintu we wamariye niyo mpamvu ntagomba kuba wari amafaranga. noneho mbwira si waje ushaka umwana ntiwamubonye ngaho mudangira isoko wamuguzemo cyangwa ari batasi wamuguzemo. uriya mwana ntabwo nigeze muvana mu byawe ntabwo nigeze muvana muri biriya by'ibukungu rwose. ntabwo wamukuyemo none ni uwande niba atari umugabo wawe. none urashaka kugira ngo umenye uwo ari we ntabwo mukubwire kubera ko ntabwo bikureba. nimba utamubwira rero none ahangaha umva ndahamya mpuzuze paka cyangwa nyabonye ndahamya mpuzuze paka cyangwa nyabonye nibyo ugiye rwose nkubwire wa mugabo hano urashaka kuhavana imbwa yiruka ubwa mbere wabonye ukuntu byagenze ubwa kabiri rero baraguca icyo gihanga nibagitereka hano nibwo uri bubyumve. none nagira ngo nkubwire ko maze kubitegura urumva burya cyajya nari nyine mu kazi sha nkiri mu kazi nkiri ubu naciririye nyabingi 12 n'ibitego 8 ubwo bimaze kuba bingahe none ubu ufite inkuba z'udusoresore izi ngore iyamanuka ikajya cyangwa mitanyizana hano none hanga. ngewe rero ntabwo bikintera ubwoba kubera ko nasanze yuko muri abatekamutwe rwose pe bikubwire hariya nari mfite ubwoba mbona yuko imiti yanyu izakora ariko ubu ntabwo yigeze ikora wapi. ubu sunyise umutekamutwe cyane rwose ndabirenge byawe ndabiteka noneho nimba ndi umutekamutwe ndatayika ibyo birenge byawe. aha ibyo ni iterabwoba ngewe nta bwoba ngewe ngira rwose. genda bwira genda nyine bwira genda nyine ariko noneho nzaza n'inzika ya niba uri n'inzika ufite ubwira n'akazi. nakubwiye n'ikindi utagira ngo ngiye giki urumva ndashaka kuzagaruka noneho njenje zasanga amafaranga yanjye ari amabarano Makobwa